uriya mugore rwose ntabwo mushaka. Ese Dani kamubaze ubundi ko icyo ushatse umugore w'umuntu. Oya njye nakubwiye gahunda dufite sibyo icyo nshaka ni amafaranga njye nkaza nkibanira nawe uriya mugore rwose nanjye kubana nawe ntabwo mbyishimiye habe na gato. Umusore ushatse utamureba koko. Oya kandi ndabona icyo nshaka ari amafaranga nanjye muri iyi mikino ntari nawe nzahura nawe. Cyashara afite impano reka umugore si we yari yakuye we umuntu w'umunyagira amafaranga angana kuriya. Afite amafaranga menshi cyane hari n'ibindi bibanza agiye afite amafaranga menshi cyane ntabwo ari hano hano. N'uwanjyanye hakeye wanjyanye kunyereka hakeye hari n'ahandi wowe ntugire ikibazo sibyo reka ibintu bikemuke ntugire ikibazo ngenzi nzabana nawe. Sure promise. ese mbese urankunda? Ndagukunda pe. I promise you. Yes. Gusa nyine hari igihe rimwe na rimwe mba nabyizera bitewe n'uko nyine wabanye nawe avuga ati wasanga nyine uri kumbeshya ari bya bindi nyine by'abagabo b'iki gihe. ese mbese ibyo mukora ntabwo tumwizera nyine ibyo binkorera nkabyizera ariko nyine nkabitekerezaho ariko nawe uri njye waba nanjye waba uratekereza ko nakuzanye hano kandi igihe kuza umubare ntugire ikibazo. nyine wanjye ndabyumva ariko ukumva ari mu kibazo kinini niba wumva nibaza ukuntu nabibwira sinzi ni ngombwa ngo umubyeyi wabimenye gusa ubwo twabana nk'umupolisi ntabwo bazamenya ko mfite undi mugore. sure umukuru aragenda oya aragenda ndetse nimba ariwe uzajya njye ntabwo nagiye nabeshya nta kintu wabeshye ese kandi ni ukuri wapi ntabwo nakubeshya uzi ugomba kubabwira yuko ndi umusore none se hari umwana dufitanye gusa umugabo nzi ko mutari mwabyara we hari umwana dufitanye ntabwo wabimenya. Chérie? ni ukuvuga ngo Chérie? hano nashaka kubana n'uyu mugore ntabwo Chérie? nigeze kubate kandi nawe urabizi ko ntabwo ngiye kubana nawe ugomba kubabwira ko nkiri umusore nta kibazo. ariko mfite amatsiko yo kumubona pe nibwo bwa mbere nje mubona ndumva mani mfite ubwoba ibaze yarakubeshye ngo ni umuntu ubwo nyine bitaho nyine ariyo ibaze nyine tubyimajinariti ubizi neza ko atari wowe nyine imajinariti ntabwo ari byo imajini nyine ari byo ntabwo ari byo akaza yatwica amara we Ntabwo ari sinzi byo. nyine byo. ntabwo ari byo gukorera kubera ko tumaranye imyaka ibiri gusa imyaka ibiri wawe utarabonanye n'undi muntu areba cyangwa atareba mwese ibyo byanya by'urankunda ndabikunda cyane ku buryo utabyumva. ndakunda Recordings action. Oui chérie. Chérie, twabonye umushyitsi. Twabonye umushyitsi, arongera Naguhamagaye. Uwo mushyitsi utarihe? dore nguyu. Dore nguyu yicaye aho ngaho. Iyo uvuga ngo dore nguyu uzi ko mureba ubwo ngubwo. Musuhuze. Muraho. Mwese chérie. Nawe. Niba uri gusinya amadosiye ntabwo umushyitsi wawe ntabwo yaba aratunganiriza. Hari amadosiye twari turi kurebamo niyo mpamvu atari kuvuga. Witonze cyane rero. Tugiye kurasinya. Agiye kurangira ntugire ikibazo. Njye nta kibazo mfite ahubwo nuko numva mucecetse cyane. Ese chérie,
akazi kanyu biragenda Akazi mubona nta bimeze neza akazi nta kibazo, Mm. ibintu biragenda nta kibazo. Mm. Nuko nyine hari amadosiye nasoje ariyo bari bazaniye, Mm. naho nta kibazo biragenda nta kibazo. Ntumbeze mukore neza da ntumbere mukore akazi k'abandi neza ariko umushyitsi aramubwira ngo ahanirize da umushyitsi si neza umushyitsi kuba muri mu gusinya bivuze ko atanganiriza da Urangiza nta kibazo. Mabija, harimo arareba. sha turaho tumeze neza Sha, mukambye nageze muri mu rugo narizaniye nyine nari muzaniye amadosiye ngo asinye gusa nyine neza ndabona ari neza nta kibazo hari umutekano. sha iwacu ni amahoro Ndabona ari neza. cyane neza kuri nta kibazo dufite Byiza ariko biragenda. biragenda Okay. Ni sawa. Noneho sheri, kamurekezi rero ndabona twari tuyasoje. Yari amaze akanya ahageze, kamurekezi ndebe yuko namugeza ku irembo, ndaza kumara nk'iminota 40 ku muhanda. Mu kanya mufite agasiripurize musanga aho ngaho, ndaje nkavuga. siripurize Urakunda nawe? nanjye ndishimye Turakundana njyewe na madamu wanjye. ndishimye Ni byiza. Umubano wanyu ndabona unesha ukuntu gute bintera nyine motivation zo kuba nashaka. Nawe muzajya ugiye kuba. Kumva mbona abantu nimba ariko nyine mubana mbona urukundo rwanyu ewana turi ahantu sinzi ko nabikamo. Muzajya ugiye kuba gushaka. Ejo nzaza kubategera Ewana kabisa. n'ejo bundi mbirimo. Twizeye ko madamu wazaba uhari. Azaba hari rwose nta kibazo. Uzaba uhari? nzaba mpari Byiza. aho uzadutumire kare nta kibazo twiteguye tuzaza Ciao rero kandi ngenda to. Bye. Eko. Bye. bana Vamos, Nawe. Mbwira nta kibazo. nanjye kuvuga ngo wahoke nyine iyo siripurize ngo mbwira tunyengere amatsiko Ntugire ikibazo. Kariya se ko nta kundi nayiha. nta kibazo wahoke Come on, babe, what? What? Come on. Babe. Ntumushe kutuza. Babe, ntabwo ari umwumva, sibyo? Ikibazo ni ikihe se? Wowe kuki utanambwiye? Ntabwo ukunda surprise, yari surprise hano. Sibyo?
Nguraga nyine najya ngutungure. Wanunguraga ku buryo utambwiye se ngo basi ninabwemere. Najya ngutungure ngiye karaga surprise kanjye ahubwo urayishe baby. Mubera basi. Baby nsuhuza. Pite wabaye iki? Wabaye iki? Wabaye iki namwe? Mwese bebe uje utambwiye. Nisi ntabwo ushaka mu surprise kandi. Ko arakaye wabaye iki? Mwese bebe kuri uje utambwiye. Ngiye byaye ngombwa ko nanjye nashaka kungura nashaka karaga surprise kanjye ku munsi. Nza kukureba utaye ahubwo tujye mu rugo. None ntabwo twajya mu rugo ngo iki kandi. Nese ubu ntabwo ngeze ndamenye mufite umushyitsi sibyo. Ubu ndagenda mutungure ngo mume ngo hano hari umushyitsi. Arahari nyine. Ari muri salo. Nisona yangamuga mfite umushyitsi. Wowe ntabwo uba wamumagaye ngo nambwire sibyo. Nisi we kwanze kumvugisha nawe nanjye nashaka kugutungura akaba surprise kacu kugira ngo ahubwo wakabaye basi wamvugishije. Sebwo wambuze ari kubura nimero y'umuntu wo mu rugo kamuhamagara. Nari mukumbuye nese ubu ntabwo nyine wari ngombe ndabyumva nanjye nari mukumbuye. Ariko ntabwo cyane sinzi nijya ngo nsubire mu rugo none aya sekaya nawe ndagukumbuye man sibyo ndabyumva nyine ndagukumbuye tuzi gitona nese ushobora wirakaje mana yanjye yobaye man tinyamiri wa kugeza kuri wa rwego man ntabwo mucaka kutunguza ibintu reka arandakunda kandi wa ntabwo nshonje nese waruswe ntabwo nshonje ntabwo byagusaba gutegura ngo bikumbure ngo yashaje rikakoza n'ibintu yawe ari kwicaza ngenda gukumbuye ngiye nshaka ko tuganira ibintu byo kumeza no hanze ntabwo fresh isigira ngo ukorere cyane undi ndi mutunguze mame haje umushyitsi ariko duha umwanya yigendeye sibyo ari gukora muramuzi yewe nawe wamugize wa danje umuzi gice aragukanira ku rwego rw'uko ikibisi yavuze ngo nuko kujya tujya dutemberana amajoro naje ku manywa sibyo oya njye nabyumvise niwe ufite ubwoba cyangwa hari ibintu wakoze iki wakoze uje warakaye wagira ngo mwana atonganye ahubwo mbwira wakoze iki ndagufasha wakoze iki wakoze amakosa dege cyangwa hari umuntu wagusuye wasanga hari cyane wapinaga ahubwo sizo wanigize kubwira cya gihungu ubwo rujama nimba twitwa ngo iki ndamwibuka ndaba undi gikara munini twambye ntabwo nibuka izina rye cyo kintu nakubwiye gifite amafaranga ndamwibuka cyane uje nagiye kumusura ndataha n'imere yandakareba wasuye kumusura nawe kandi bebe muracyakunda sisi uzi gahunda dufite pe nese ubuzima tuba turimo na bwaza tugeza ku kera hanyura wiswe mu waramusuye muzo ntabwo nakubeshya pe izina ry'Imana sisi ko nakubeshya gahunda dufite suyize kumurya ibiceri kubaka mbese ko bigeze se basi bigeze ejo bundi miliyoni 20 wagakwiye kubi ahubwo ejo 20 uzasubireyo nyine mu bintu afite gahunda se basi arayarekura gende kubikubwira ejo uzasubire nyine weshyiramo imbaraga mbere wawazisaza imitsi ngahe akwananda kare ariko shana icyo kintu mukundira mushiti wa uraza ukamfasha imirimo ubu rwose ntabwo ntabwo kwari ugiye kumfasha ndahita sawa nyine asundi ibintu byose ko yambye gutekera igihugu cyose mana yanjye rebera we abantu bangaye gusa mukobwa uri hano ndarya ambona kuno nese kurya no byibuye we mana yanjye kurungana akushiriza inkuru mfite ego ufite inkuru irabanyishyura
nutanyishyira man subize ko ndagenda ndamukunda mana yanjye nyine arabizi ko ari umusore dukundana ko twakundanye twiga primary tukaba dusoje secondaire kumva mango gute se ahubwo yuko wazindutse cyane nyine mbagira ngo neke icyayi umuntu icyo mu munsi uri kuba waryamiriye ubyukiye cyari kikubyutsa saa n'imwe saa kumi n'ebyiri ukakubana ntawe waba ukereye kuko nyine mbagira ngo nzinduke mwe n'udusuku mu rugo ubundi kundi ko mbona nta kintu wibwira uzane na kuzukuru bagira nshaka imbura ndacyari muto yiga mbona umuntu ataragira imyaka nka 35 gukeba nta kibazo ntabwo ari gushaka ngumva numva nta gahunda yo kubyirukansa nyine uzanya kuzukuru ntabwo nakwigunga akajya kaba kare kunganiriza nanjye simbiro kundana rero imyaka tumaranye n'uwawe pe man ariko man muri iriya minsi nyine dusoje hari umujama twahoye shiri ako mba ari umujama ariko sinzi ko navuga mba ari umujama ntabwo yari yasezerana n'umugore we ako nyine afite umugore mu mito ntabwo mba mbyitayeho ako nyine siwe navuga ko ari sinzi ko ntabwo navuga ko ari umugabo cyangwa ari umujama man gusa ni mwiza nawe kumva man afite amafaranga mbaza ngo yitwa umuntu witwa numva ahubwo agiye gukuramo afite amafaranga yitwa Sami. Oh my gosh wiki Sheri nyine tuje ejo nyine siko twasoje ejo none yego nyine twarahuye nyine duhura mu muhanda nyine ansuza uko twanakubuzeho iminota urambwira ahantu wari uri aransuza kumva arambaza ngo arambaza ngo nitwa nde ndi kumva yihuye n'umuntu mani yaparitse mu modoka ndabati ntabwo bibaho ndabati n'umuntu ntabwo yavugishaga bikuru ego ko mani yaratwaye binzi yaratwaye indomo basi mbwira ko yaguhaye umunyenga se urumva nari kubyemera atansohokanye ahubwo iyo niyo neza mani nyine duhana twarahuye turaganira ariko mva aranyibwira gusa nyine mani ni umwana mwiza yambwiye ko afite nyine umugore ako nyine nawe afite target yo kumuha imitungo ariko uri kumva nanjye uwo ni uwawe ahubwo bari ujyana shaka sheri mudafenda numva nshaka yuko wishima buriya nkunda ibintu bituma wishimye nanjye mba nishimye ego shanira ikintu cya mbere reba ikigushimisha niba uje umwana ari proud yawe yabisiga uwo babana iriga gukora divorce ntabwo barasezerana sheri umuntu afite amafaranga ahubwo gerageza urebe uko wabigenza gusa urabona iyo nguri itanyishe mwana ariko mbirimo n'ubundi ejo bundi tugiye kunyuza mu mucyo wa mukobwa tugiye kubipanga dukora ubukwe nyine tugiye mu murenge twarabitekereje njye nawe tuba tubirimo rega nuko nawe ushaka kubyirukanka n'iki ngo no kubyara kandi se oya kubyara nta kibazo urabizi ko rero imfura mfite gusa nta kibazo ndabyumva ariko guhita umuntu abyara akanya nawe nta kibazo nzagufasha urazi ko nanjye nyiri muto nzagufasha reka nta ibi reka tugewe nawe tubanze dutekereze ikintu cy'umurenge dushyiremo n'amafaranga n'iki no kubyara bizaba bizerega ubundi se nta kitwirukansa nta gihe kiradusiga turacyari batoya nubwo ariko njyewe ndashaje njye ndi gusaza ushaje se rega kugira ngo kugira ngo nanjye ugomba kugira vuba kugira ngo mbone akuzukuru reka nshobora no gupfa namenya uko umuntu apfuye ariko nkapenda nabonye nakuzukuru nta kibazo urumva turaje tubirimo ariko iyo gahunda irahari sundi kubikubwira imana nanjye ariko baza umukobwa nkanjye umukobwa nkanjye uri girlfriend allow mana gusa nyine tumaranye nyine twasoje siswe hashize imyaka 2 dusoje kwa nyine twase duhura tumaranye imyaka 2 araho nkunda sheri mbasiko nanjye ndibona nagiye no kumusura ikigore cye kiraza kitareba kibi yagikwita gwe gwiki
narasitse ugire sekeye mu mutima ugire ntabwo kubyereka umusore kugira ngo atarakara iyo itarakara ndabati nyine bisekera mu mutima ndabati dibira ngo nyakeze nyine yarambwiye nyine ngo afite kandi ariko nyine yabanzaga imitungo yiwe yose y'uwo mugore yamwandikwaho akataza tukabana ariko urabizi nanjye ntabwo mukunda pe ntabwo mukunda kandi Anita umva ibintu utangiye ujya bikamubwira mukunda n'umutima wanjye wose mana mba numva nawe ndi muhungu wanzira mu buzima ibyo ndabyumva n'umure bibaze cyane nanjye mfite target yo kurya amafaranga atajya kwibandana n'umugabo wanjye cyazi ikintu musambye mbabwira bikine neza dore mbiziho utandebye none zose nzashyiramo umunyu ubwo ntabwo uzayarya ugomba kuyarya tuze kundibukanamo akamitsingi cyangwa ushatse kuvuga iki nshatse kukubwira yuko nuva kuyarya uzaza kundeba kugira ngo n'ibanga ryawe mfite ubwo waribwira nde nawe naribwira indi se mfite umujyani wacu nta muntu tuvugana ni we mfite nawe n'undi wawe nawe byasanga mbibwiye n'ubundi style byose ni kimwe ariko uwo muntu ushaka umva neza kurusha Benda nta muhungu wanditira Benda nakabaho pe kuko uriya mwana jebo yarandoze mwana gusa nyine uwo muntu arankunda ariko shankunda Benda pe bari numva nta muhungu wamundutira sinzi impamvu ibyo nibyo gusa nanone ikintu cya mbere tureba ni ibiceri nanjye utazabona nirwani iwacu mbonye ufite ibiceri no kugenda reka mubwire impamvu sibyo nyine Benda ndabizi amafaranga afite turi gushakisha nyine ubuzima kugira ngo tubone uko duhagaze mu bana twamaze kwiga nta kazi dufite ariko mani nimba mbonye amahirwe yo kujya baza nimba mbonye amahirwe yo kujya kuzana amafaranga yo kubona amafaranga koza rimwe ntabwo aza kabiri murebe tuve kuri ibyo gusa gahunda mfite no kumwibanira n'umuntu mikondera ibyo ngibyo byo kuvuga ngo mukonde nawe kuri izo bisa neza n'ababyeyi be nabonye bagoye uzimamo we aragoye kugira ngo no kugira ngo njye kumusura aba yataye urumva nta n'ikimenyetso ntabwo turanabyerekana wowe ikintu uzakora urumva uzabanza ujye gusifatira nufatire ibintu bizagenda uzabwire papa nyine ibyo bintu abifashemo gufata irembo n'iki ntabwo mba nyine we ibyo ngibyo biduhaye tuzabyikorera nta kibazo nyine ahubwo nawe waramushinye utubwize ubwo twebwe n'inkwano umva nta yindi gahunda ihari uriya niwe wanjye nyine urumva yanjye kabisa nta bindi by'abandi bakobwa bandi aranyuze njye nta mpinduka mfite kuri uriya none ngiye kubwira papa wawe ubwo dutangire tubishaka ariko nawe utangire nyine wizigama ukorera amafaranga uvuga ati ko mfite gahunda ushyira hasi twebwe n'abantu tuzayiguha ntugire ikibazo n'inzu ya nzu iri hahandi yandi papa yujuje ntiyangiriye rero ni yawe njyewe ubwo kimusabwa mu gushaka ibiceri bizadutunga nyine mu rugo rwacu n'akandi kana dukeya nyine uzaba ufite nk'agafaranga ku ruhande amafaranga mba mbirimo niyo mpamvu nanjye mba gushaka gutya hakiri kare ntarabitegura ntashyira amafaranga mashaka kubanza ngo ntegure nshake amafaranga mbishyire mu buryo kugira ngo bijye kuri gahunda fresh noneho tuzabigemo twarabonye amafaranga tudafite no guhabwa inzara ariko inzara ni wowe mfura urumva urabizi isarakora ibyanyu ibi bintu bigiye bihoraho rwose byaba ari byiza ukuri ari igihe upanga umunsi ukabifungura akatubwira ati umunsi nk'uyu nguyu byaba ari mwiza kabisa umunsi nk'uyu nahereye mbasaba kunsura nongera mu mwanya warabuze ariko igihe kirageze kirabonetse none inzira ngo yajya ngo inzira ngo ni iki ngo iyo bavuze ngo amaherezo y'inzira ngo niye ni mu nzu kandi twageze iwawe kano kari kageze muri gukunda
Karikeri karengetse. ahangaha rwose Usoma nkumva twatuyoka two mu nda twose turashize. kumva kari kugenda kamanura ivumbi. Aha ni sawa kabisa. Mwari muri aho ariko namwe. Cyane kabisa. Niyo mpamvu buriya hari umugabo ntabwo yapfa undi kubera ko ibihe by'izuba kabisa iyo umuntu akanyota urumva ko akantu kari kumanuka kakamanura akavumbi kagagatsinsibura byandenze kabisa sha kabisa. Akantu ni sawa. Wabitekereje uri umugabo rega bazi icyo umugabo we mugenzi azi icyo umugabo asabye Reba imyaka tumaranye dukorana duhura tugomba kubana neza kandi ndikumva nta n'isi twapfuye. hari haciyemo igihe kinini mutanze ubuse mwari muzi aho Oya ibintu biba bikenewe ni byiza kandi kuba twakiriye natwe turareba tukavuga tuzigaya nk'abandi bagabo tuvuye nk'umugabo nka James nka turi umugabo nk'uyu nkamugeza mu rugo si byaba ari sawa cyane. bavuga mu buriya akabagarura inshuti n'akarenge. Buriya twifuza ko umuco wahozeho kera n'ubu wakomeza. Ubaye uzi iwanjye nkaba nzi iwawe nkaba nzi kuba umuturanyi ejo n'ejo bundi ushaka kugira n'ikibazo ese ntahazi cyangwa se ngize ikibazo utahazi wamenya uzanye. tugomba oya nibyo kugasurana ubundi no muri buno n'Imana irabitegeka ikavuga ati musundane buriyo wakunze mugenzi wawe nayo uba yubahishije uba uyikunze nayo irishima. Ubundi nayo ntabwo iba ishaka we ngo uyikunde ukajya gusenga ukajya wagera mu rusengero ugahimbaza Imana ukayibwira ngo urayikunda. Ubanza ukunde mugenzi wawe iyo wamukunze buriya niba Imana uzayisanga. Ibintu ni byiza kabisa. Aba madamu wawe ntabwo namubonye. ariko Imana iba muri twebwe Umugabo amaze gukura mbere twarasangiraga mu kabari agahita atereka. Nari ntegereje ko byongera nkahita mucinze kabuno ngiye. Nari ntegereje ko ariko uriya ndasibye ko tuba turi kuganira njye ndashaka kumwibaza ahantu Cheers yakomotse murahazi. Wahabwirwa n'iki? Cheers ahantu yakomotse rero hagize umuntu ngenda ahita nkubita ikese ebyiri ahangaha hagize umuntu ubimenye ninde muntu uzana Cheers yakomotse. Naba nkubeshye navutse mbibona nkura mbibona. Rero njyewe iyo ntekereza ko yaturutse ku hambere ku babyeyi bacu bo hambere. Reka nkusobanure Cheers ahantu yakomotse. Cheers yakomotse ku bihangange bibiri byari bihanganye. Rero bigira imishyikirano yo guhura kwa kundi ushobora kuvuga ati hari ibintu tutumvikanaho reka tubiganire duhure. Barasangira gutya umwe afata ikirahure cy'undi undi afata ikirahure. Noneho haza ikiza kwiherera nk'uko najya kwiherera nkajya kwihagarika hariya hirya nk'umugabo avuga nese haza nkabona yakwiye umuntu simwizeye nsize ku meza kandi nsizeho ikinyobwa. Baravuga ngo irura ariko nkwere Cheers kubera ko ibirahure byari byuzuye imwe imeneka mu yindi n'indi imeneka mu yindi iti ku buzima bwacu twembi. Ubwo urumva yaba yari uwamuteze agatego nawe yari ku yagenderewe. Urumva ku kantu ntabwo mwari mukazi ni ukuri kose ahubwo se uba ziberaho twongere ni ukuri hano tuba twizeranye hano tuba twizeranye ariko ahantu ndi kumva kagera ahantu kakaba ubundi karagira ahantu akakanga. Ubundi se madamu nawe yari ari aho ameze neza nawe mu kanya ukomojeho mwumbaza. Mu rugo turashima pe ameze neza
turashima Imana. Ntabwo namubonye ariko sinzi. Hari aho yanyarukiye. abaciye mu ijambo bivuze n'umugore ndibuka hanjye hari umwana ndi guforoma muri ino minsi atari uriya mugore wanjye itareka ushaka kwishumbusha undi mwana hariya nsigaye mbona ntazi ukuntu biri kugenda. Tari yampumye se wa mukobwa mwiza tuzi. Oya hari uwundi noneho ewana ndamukunda fo. Oya nise bibaho uriya mwana w'imwanga afite amafaranga. Amafaranga ufite wowe yakomoye kuri uriya mwana. Nkubwije ukuri kuri njyewe. Ubu kuntu mpagaze rwose nsigaye mbona ntazi ukuntu kuri uriya biri kugenda. Ariko mfite undi mwana nkunda. Tukiri aho umudamu mwapfuye. Umudamu wanjye rero kugeraho ku rwego rwaho ujya kukundanira wundi ko kandi wubatse tuzi twebwe nk'inshuti zawe tuzi ko wubatse. Ushaka undi mugore wa kabiri? Ndashaka gushaka wa kabiri gusa. Uwa mbere se mwarashwanye se bigende hari ukuntu nyine bitari kugenda neza. Ushaka ko mutandukana umugore ufite amafaranga wayakiteshwa se umugore wawe nuko ari impumyi wayishatse bikunze kandi n'umwana mwiza iyo si intenge wamunengera afite n'amafaranga cyane. Ndabizi ko amafaranga ufite wowe turakuzi rega mbere na bwose nubwo dukorana turakuzi imbere ya bwose. Amafaranga ufite uyakura mu cyane ni nawe uyakomora twese uza kiri n'umukobwa. Abasore ahubwo bigaga bati njyewe ndungura umukobwa ngiye amafaranga yarafite. Wakoze kuza. Sure. Kamanzi ninywele. Kamanzi ninywele tayari. Yeah. Usi, yamu mnyasi ni kuandikao. Yesu. Gombisi. Hakuna mzizi. Nziza tunaende numvaga ko bitaba sure. Wow. Umaze mbifele ko sure. No tugiye kweriye ko hano ni sizabolo zaganda waranyemereye gare twara abatumiye wanjye kukira rero kandi nanjye kugira
nibwo nyine byabaye. Nyine zisubiraga gakeya cyarira intambara yarwanye isura ye ikagira ntabwo nzi network byiza kabisa ntabwo ari cyane Nisa ni kwa rumbye ngo sekretari wawe kifuza ondene zao ya mfanga ara yemeye yame dizeve abana abantu babona ntabwo bagenda byari neza akweze kandi tugiye kujya no watwika abari vibes zadanje sure ibitekerezo birenzeho ubwo gutekereza byagiganya